Tubahaye ikaze mu kiganiro Soma Andika mugezwaho n'inteko y'umuco binyuze mu ishami rya serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kwezi kwa Nzeri kwahariwe ku guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Muri iki kiganiro turaza gusobanukirwa n'icyo uko kwezi ari cyo ndetse n'isano uku kwezi gufitanye n'inteko y'umuco n'isanganyamatsiko y'uyu mwaka. Muri iki kiganiro rero ntabwo ndi jyenyine, ndi Nyirabahire Marie Constantine, ariko ndi kumwe n'abatumirwa. Reka mbaho umwanya babibwire hanyuma dutangira ikiganiro. Ibumoso mwakwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Nizeyimana Claude, ndi umuyobozi w'ishami rya serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu mu nteko y'umuco. Ikaze mu kiganiro Nizeyimana Claude. Iburyo namwe mwakwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Umutesi Egidia, ndi umukozi wa World Vision nshinzwe kurengera abana n'uburezi muri World Vision, nkaba naje mpagarariye Soma Rwanda muri iki kiganiro. Ikaze mu kiganiro Umutesi Egidia. Reka dutangirane n'inteko y'umuco. Dutangira mwatubwira imvo n'imvano y'ukwezi ko gusoma no kwandika icyo ari cyo. Murakoze, ukwezi ko gusoma ariko kwa Nzeri kwahariwe ibikorwa by'umwihariko bijyanye no gusoma no kwandika kwashyizweho n'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu mwaka w'1966 mu nteko rusange yayo ya 14 yabaye ku itariki ya 26 Ukwakira. Icyo gihe iyo nteko rusange yaginnye ko ku itariki ya 8 Nzeri buri mwaka hazajya hizihizwa ku rwego mpuzamahanga ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika, cyane cyane kugira ngo hongere hazirikanwe akamaro gusoma no kwandika bifite mu buzima bwa muntu, hongerwa ubukangurambaga ariko hanarebwe n'ibimaze gukorwa hirya no hino ku isi, ndetse kandi hakiri ibyuho hakomeze gushakirwa ibisubizo. Mu by'ukuri niyo mpamvu ishami rya Loni rya UNESCO ryashyizeho uyu munsi. Urakoze cyane Nizeyimana Claude. Hanyuma amashuri kwa hari yigisha gusoma no kwandika, kubera iki mwafashe umwihariko w'ukwezi ko gusoma no kwandika? Murakoze, nibyo kwiga gusoma no kwandika bikorwa mu mashuri, kandi by'umwihariko nko mu Rwanda twishimira mu by'ukuri uruhare leta yashyizemo kugira ngo gusoma no kwandika bibe biri ku kigero gishimishije. Ariko kugira ngo kwa gusoma no kwandika bibe umuco, bibe ibya buri munsi, bisaba inzira nyinshi, bisaba uruhare rwa buri wese. Nayo mpamvu rero hashyizweho ku kwezi by'umwihariko kugira ngo abanyarwanda, kugira ngo abaturage bongere bibutswe agaciro ko gusoma no kwandika mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko burya umuntu utazi gusoma, utazi kwandika, hari imbogamizi nyinshi agira mu buzima, hari serivisi atabasha kugeraho uko bikwiye, hari ibyo atabasha kugeraho uko yakabaye abigeraho, byaba mu burezi no mu zindi ngeri z'ubuzima. Nayo mpamvu rero hashyizweho uku kwezi k'umwihariko kugira ngo abantu bongere bibutswe ka gaciro ko gusoma mu buzima bwabo. Ikindi twavuga ni uko muri uku kwezi kwa 9 ari ngombwa ko abantu bongera kuzirikana ko mu gusoma no kwandika bikwiye kuba iby'ibanze mu buzima bw'abantu, duhereye hasi, duhereye ku muryango, mu bana, mu bakuze n'abandi. Iyo rero niyo mpamvu nyirizina, nubwo abantu biga gusoma no kwandika bisanzwe, ariko hashyirwaho iki gihe cy'umwihariko kugira ngo bongere koko babigire ibyabo bya buri munsi, bityo bibe umuco. Turagushimiye cyane Claude, urakoze. Hanyuma muvuze ko hakwiye uruhare rw'inzego zinyuranye kugira ngo gusoma no kwandika birusheho kuba umuco. Aha rero turi kumwe n'Umutesi Egidi wo muri Soma Rwanda. Yatubwira uruhare rwayo muri uru rugendo, kandi akatubwira na Soma Rwanda icyo ari cyo. Murakoze cyane. Soma Rwanda ni ihuriro cyangwa umuryango uhuza abafatanyabikorwa bafite mu nshingano igikorwa cyo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Uwo muryango cyangwa iryo huriro rikaba ryaravutse
muri 2012 bifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi hamwe n'abafatanyabikorwa bari bafite icyo gikorwa cyo guhora bakora ubukangurambaga mu kwezi kwa Nzeri ku bijyanye no gusoma no kwandika. Iryo huriro rero ryaje kugenda rikura kuko abanyamuryango bagiye bashyiramo imbaraga nyinshi, bashyiramo n'ibikorwa n'ubufasha butandukanye. Biba ngombwa ko iryo huriro rya Soma Rwanda cyangwa uwo muryango Soma Rwanda uyu munsi umaze kugera ku bikorwa byinshi kandi bitandukanye bagenda babikora mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Ihuriro rigizwe n'abanyamuryango barenga 70. Muri abo banyamuryango harimo amadini, harimo amasomero, harimo imiryango itegamiye kuri leta, harimo société civile, harimo abikorera, harimo abarezi n'abandi bantu batandukanye bagenda bafasha muri uwo muco wo gusoma no kwandika. Akaba ariyo mpamvu rero uwo muryango wavutse kandi ukomeje gushyira imbaraga hamwe kugira ngo igikorwa cyo gusoma no kwandika gikomeze gutezwa imbere. Muri Soma Rwanda rero abagenerwabikorwa ba mbere nk'uko mubizi mu muco nyarwanda cyangwa umugani nyarwanda uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, abagenerwabikorwa ba mbere ba Soma Rwanda ni abana. Ariko bitabujije yuko hari n'ibikorwa bitandukanye bagenda bashyiramo imbaraga cyane cyane mu guteza imbere umuco wo gusoma muri rusange. Ibyo bikorwa twavuga nko gushyiraho ibikorwa remezo by'aho bashobora gusomera ari abana, ari abantu bakuru, amasomero hirya no hino mu turere. Harimo gutanga ibikoresho, ibitabo byo gusoma, ikoranabuhanga za mudasobwa zifasha guteza imbere uwo muco wo gusoma. Harimo no gufasha abana bafite ubumuga kugira ngo nabo babone bya bikoresho bishobora kubafasha kugira ngo babashe gusoma nabo biteze imbere, kuko umwana iyo asomye bimufasha no kugira ngo abashe gukurikirana andi masomo neza. Niyo mpamvu rero abafatanyabikorwa ba mbere duheraho ari abana, kuko nibakurana uwo muco wo gusoma bizabakundisha kwiga, kandi umuntu usomye burya amenya ibintu byagutse kandi bigari muri we, ndetse amenya isi aho igiye igana buri munsi. Murabizi ko Minisiteri y'Uburezi yashyizeho gahunda mbanzirizamushinga yo gusoma cyangwa yo kwiga, ariyo Foundational Learning Strategy. Iyo gahunda cyane cyane igamije kureba ukuntu yashyira imbaraga mu guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika ku bana batoya. Umwana agitangira umwaka wa mbere cyangwa se ikigo inshuke, akiri mu kigo cy'incuke akagera muri primaire, agomba gutangira kwitoza uwo muco wo gusoma. Noneho muri uko kuwitoza tukazagira abanyarwanda b'ejo hazaza bazi gusoma, bakunda gusoma, bakundisha n'abantu gusoma. Inteko y'umuco nk'urwego rwa leta rufite mu nshingano guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Uruhare rwanyu ni uruhe? Murakoze. Nk'uko Umutesi yari amaze kubivuga, natwe mu by'ukuri dufatanya n'abagize ihuriro rya Soma Rwanda kurushaho gukomeza guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika binyuze mu bikorwa bitandukanye. By'umwihariko ariko nk'inteko y'umuco, ibikorwa byinshi binyura mu bikorwa by'ishami rya serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Bimwe rero mu bikorwa inteko y'umuco ikora harimo cyane cyane bijyanye n'intego y'inteko y'umuco ni ugukusanya, gushakisha no kubungabunga ibitabo n'ibindi bihangano abantu basoma, tukabibungabunga kugira ngo bikoreshwe n'abantu. Ni ukuvuga dufite n'isomero aho abantu bashobora kuza bagasomera bya bihangano, bya bitabo byose twakusanyije biri mu murage w'igihugu. Icya kabiri ni uko buri mwaka dukora ikintu cyitwa irangabitabo ry'igihugu. Irangabitabo ry'igihugu rero ikaba ari nk'urutonde cyangwa ahantu dushyira ibyatangajwe byose mu gihugu. Impamvu tubikora ni ukugira ngo twereke abasomyi, twereke abandika aho kwandika bihagaze buri mwaka, ndetse tunabereke n'ibyagiye bisohoka kugira ngo babibone, kugira ngo abakeneye kubigura bamenye aho babikura.
iryo rero ni irangabitabo ry'igihugu, kikaba ari igikorwa gikomeye gituma na bya bintu abantu bandika mu by'ukuri bigera ku bantu benshi icyarimwe. Ikindi gikorwa inteko y'umuco ikora buri mwaka ni uko dutegura nabo dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye amahugurwa kugira ngo twongere ubumenyi abakozi cyane cyane bakora mu masomero ku bijyanye no kubungabunga ibyo bafite, kubungabunga ibitabo, kubungabunga ibinyamakuru n'ibindi bintu abaturage bashobora gusanga mu masomero kugira ngo bifatwe neza, bityo n'ababisoma babibone mu buryo bwiza, ndetse na serivisi zijyanye no gusoma no kwandika zirusheho gukomeza kunozwa. Ayo rero ni amahugurwa dukora ariko dufatanyije, dutegura tugafatanya n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo agere kuri abo bakozi bashinzwe amasomero hirya no hino mu gihugu. Ikindi gikorwa ni ibiganiro dukora, ibiganiro ku bitabo. Buri mwaka dutegura ibiganiro ku bitabo kugira ngo duhuze abanditsi n'abasomyi, kugira ngo bya bintu umwanditsi yanditse atazabigumana wenyine, kuko ibi tuvuga byo gusoma ni ukugira ngo ibyo umuntu yanditse, ubutumwa yanditse bugere ku bantu benshi, bugere ku bo bugenewe. Ibyo rero kugira ngo duhuze wa musomyi n'umwanditsi, tunategura ibiganiro ku bitabo buri mwaka turabikora kugira ngo wa muco turusheho kuwuteza imbere, ariko hari n'ubukangurambaga butandukanye dukora. Byaba n'ibiganiro nk'ibi tuba twaje gukorera hano kuri televiziyo y'u Rwanda, n'ubundi bukangurambaga butandukanye dukora kugira ngo uyu muco urusheho gukomeza, abanyarwanda barusheho kumva ko gusoma bijya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze. Hanyuma tugarutse rero kuri uku kwezi ko gusoma no kwandika, mwatubwira insanganyamatsiko y'uyu mwaka kandi mukatubwira n'impamvu ariyo nsanganyamatsiko mwahisemo. Muri uyu mwaka wa 2025 insanganyamatsiko yatoranyijwe yo kwizihiza ukwezi kwa Nzeri kwahariwe ibikorwa byo gusoma no kwandika, iragira iti duteze imbere gusoma no kwandika muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Impamvu iyi nsanganyamatsiko yatoranyijwe ni ukugira ngo twongere twibutse ko gusoma bitakiri ibyo mu mpapuro gusa, ahubwo gusoma binakorerwa mu ikoranabuhanga, kandi muri iyi si turimo yihuta cyane, n'ikoranabuhanga ryihuta, n'ibintu byinshi, serivisi nyinshi usanga zikorwa mu ikoranabuhanga kugira ngo zigere ku bantu benshi icyarimwe. Ni ngombwa ko no gusoma no kwandika bitakwiye gusigara inyuma, ahubwo nabyo bikwiye kujyana rya koranabuhanga. Abanditsi bakamenya ko bakwiye kwandika yego ibifatika, ariko bakanandika n'ibiri mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bigere ku bantu benshi icyarimwe. Ariko no kwibutsa abasomyi ko iryo koranabuhanga rihari, ngo barikoreshe neza, barikoreshe mu bibafitiye umumaro, babikoreshe mu gusoma kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi, barusheho kwiyungura ubwenge mu bintu bitandukanye bishobora no kubafasha kurushaho gutera imbere. Mu by'ukuri niyo mpamvu iyi nsanganyamatsiko yatoranyijwe, kandi birakwiye ko buri wese abigira ibye, agakoresha ikoranabuhanga mu bijyanye no gusoma ndetse no kwandika. Hanyuma nka Soma Rwanda, ubwo ndabaza Umutesi Egidie, mubona ari gute hakwiye gukoresha ikoranabuhanga mu kwimakaza uyu muco wo gusoma no kwandika? Murakoze cyane. Muri Soma Rwanda, kuko ari ihuriro ry'abafatanyabikorwa benshi kandi bafite ubumenyi butandukanye n'ubushobozi butandukanye, twumva mu buryo bwo guteza imbere iri huriro, iyi nsanganyamatsiko y'uku kwezi, habaho uburyo bwo kongera ikoranabuhanga mu masomero, aho hashobora kwifashishwa za mudasobwa, hashobora kwifashishwa mobile apps zikoreshwa zitanga amakuru cyangwa zitanga message ifasha abanyarwanda gusoma, kuko twabonye ko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga isi yihuta cyane, kandi tugomba gushakisha natwe ikintu cyadufasha kugira ngo abana bakunde gusoma, abana bitabire gusoma, ariko bagendanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Twumva ikindi gikomeye cyabaho no kureba ese ibikorwa remezo bihari ni ibihe bishobora gufasha ayo masomero, iryo huriro ryo gusoma, kugira ngo abantu bose babigire umuco kandi babyitabire.
mu buryo umuntu yafata umuco w'akarere kabo ukandikwa ugashyirwa mu masomero, bakajya babireba bakamenya n'amateka yabo muri ayo masomero. Twifuza rero ko icyo nacyo cyaba igikorwa cy'ingenzi, ariko noneho tukareba n'ubumenyi. Abantu se bafite ubuhe bumenyi mu gusoma, mu kwigisha gusoma? Kuko gusoma ntabwo ari ugupfa gusoma gusa gutya inkuru, bigira amabwiriza n'amategeko akurikizwa. Ni gute twafasha abantu kugira ngo bamenye uko amabwiriza yo gusoma cyangwa yo kwiga gusoma no kwandika agomba kubahirizwa, tukazagira abanyarwanda ejo hazaza bafite ubumenyi kandi bafite umuco wo gusoma no kwandika mu buzima bwabo, kuko nibyo bizanadufasha kugera muri cya cyerekezo dushaka cya 2050, aho umunyarwanda azaba ashobora kwisomera, kandi dufite noneho kuba twarazamuye ubumenyi ku rwego rwiza ku banyarwanda mu buryo bw'imyigire n'imyigishirize. None se nka Soma Rwanda, ni izihe mbogamizi mubona zigihari mu kwimakaza uyu muco wo gusoma no kwandika? Murakoze cyane. Nka Soma Rwanda nk'abanyamuryango, imbogamizi tubona cyane ni ibyo bikoresho bijyanye no gusoma. Ibitabo ntabwo bihagije, kuko niyo usanze abafatanyabikorwa bashakishije uburyo bwo kubishyira mu masomero, hari igihe usanga ari ibitabo bikeya, haje umubare munini, buri umwe wese atabona igitabo. Ibikoresho by'ikoranabuhanga usanga ari bikeya cyane ku bana bashobora kugana iryo somero. Ibikorwa remezo nabyo usanga ari bikeya, kuko n'ayo masomero ntabwo ahagije. Ugiye kureba wasanga ari nka rimwe mu karere. Ubwo rero urumva rimwe mu karere nabwo rigerwaho n'abantu bakeya cyane bashoboka, bikunze ko ryakwegera abana cyangwa abaturage aho ngaho mu midugudu yabo, mu tugari, mu mirenge, byarushaho gufasha kugira ngo noneho umuntu wese ufite uwo muco wo gusoma, wifuza gusoma, abashe kugira access kuri ibyo bikoresho. Ikindi ni ubumenyi, kuko haracyari n'ikibazo cy'ubumenyi ku bantu bigisha gusoma. Hari amabwiriza, hari amategeko ajyanye no gusoma, ariko usanga ntabwo abantu bose baba bafite ubumenyi bungana kuri icyo kintu kijyanye n'uburyo bwo kwigisha gusoma no kwandika dukurikije amategeko y'ururimi uko aba ameze. Icyo nacyo usanga ari imbogamizi. Ikindi kintu gihari, ntabwo ari umuco w'abanyarwanda. Iyo ugiye kureba usanga n'iyo unabivuga, nangwa se n'iyo amasomero anahari n'aho ngaho ari mu karere, usanga nanone abayagana ari bakeya cyane. Hakeneye rero ubukangurambaga kugira ngo bahindure imyumvire, bafashe kongera ibikorwa remezo, habeho noneho no kugira ngo icyo gikorwa kibe icy'umuntu ku giti cye, kugira ngo yiyumve ko gusoma ari inyungu, gusoma ari ukwiga, ari uguhinduka, ari ugutera imbere. Claude, mwatubwira icyakorwa kugira ngo izo mbogamizi ziveho, ndetse n'uruhare rw'inzego zitandukanye mu kwimakaza iki gikorwa cy'umuco wo gusoma no kwandika? Murakoze cyane. Izo mbogamizi mugenzi wacu avuze, Mutesi, nibyo koko turanazizi, nyinshi turazizi, kuko n'amahire ubu ngubu inteko y'umuco yamaze gukora ubushakashatsi ku isuzuma bipimo ku murage ndangamuco w'u Rwanda. Muri uyu mwaka ubushakashatsi bwanashyizwe ahagaragara, ukaba rero hari ibipimo noneho dufite tugenderaho, dushobora no kuvuga ngo za mbogamizi zihari turazifatira ingamba gute. Nabwira ko wenda muri make bimwe mu byavuye muri ubwo bushakashatsi, 69.6% bigaragaza ko abanyarwanda batoza mu miryango abato ibijyanye no gusoma no kwandika. Ariko noneho twajya ku bijyanye no gusoma nyirizina, ibitabo cyangwa se n'ibindi, tugasanga imibare nayo ntabwo ari mibi cyane, kuko igeze kuri 68.2%. Twagereranya rero iyo mibare n'imibare yavuye mu ibarura ry'abaturage n'imiturire ya gatanu rero riheruka kuba mu mwaka wa 2022, aho dusanga abantu bazi gusoma no kwandika bisanzwe, ibingibi tuzi byo mu ishuri, bageze kuri 79%. Birumvikana ko hakiri icyuho c10.8% hagati y'abantu bazi gusoma no kwandika bisanzwe byo mu ishuri, ndetse n'abantu bafite wa muco wo gusoma
no kwandika. Ibyo rero ni icyo cyuho kiranahura na za mbogamizi bamaze kutubwira, zirimo amasomero ubona akiri make n'izindi. Ikikwiye gukorwa rero nta kindi, ni ubufatanye bwa buri wese. Hakenewe ubufatanye bwa buri wese kugira ngo izo mbogamizi mu by'ukuri duhangane nazo, bityo nawe muturage kuko tuzavuge ngo tugeze ku kigero runaka, tugeze ku 100% mu bijyanye no gusoma no kwandika. Aha rero mu ruhare rwa buri wese twavugamo nk'umuryango. Umuryango mu by'ukuri ufite uruhare rukomeye kugira ngo gusoma no kwandika bitere imbere. Ni ngombwa ko ababyeyi babigira ibyabo, bakagena igihe cyo gusoma mu miryango, ndetse ariko bakanatera ingabo mu bitugu abana, kuko nk'uko tubivuga igiti kigororwa kikiri gito. Umwana nakura akunda gusoma azabikurana nawe, azabitoze n'abandi, bityo wa muco urushaho gukura. Ni ngombwa rero ko icyambere gikwiye gukorwa nuko imiryango igomba kubigira ibyayo. Icya kabiri, ngira ngo bagarutse no kubijyanye n'amasomero n'uburyo abantu bakwiye kurushaho kubitozwa. Ni ngombwa ko inzego zitandukanye nazo zibigira ibyazo, bityo hakongerwa amasomero hirya no hino mu gihugu, ariko nasanzwe nayo akongerwa ubushobozi ndetse n'ibiyashyirwamo kugira ngo mu by'ukuri wa muturage abone ibyo asoma hafi. Ikindi ni uko n'amasomero mu by'ukuri uyu munsi turishimira ko hari amasomero menshi yamaze kugezwa, nibura muri buri karere harimo isomero. Dushimira abafatanyabikorwa batandukanye bafashe kugira ngo nibura muri buri karere habe hari isomero. Ayo masomero nayo turayasaba ngo kimwe no mu bindi bigo by'urubyiruko n'ahandi hatandukanye, turabasaba kugira ngo mu by'ukuri ntihaba ahantu ho kubika ibitabo gusa, ahubwo hategurwa ibikorwa byinshi bihamagarira ba bantu gutuma bagira inyota mu by'ukuri yo gusoma ndetse no kwandika bikomerezeho. Ikindi kandi bashyiremo n'ibihangano bitandukanye bifasha abaturage, bitewe n'icyo umuturage yifuza, bitewe n'aho umuturage atuye, abone ibyo asoma bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi twavuga ni uko n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye barushaho gushyiramo imbaraga, byaba ari aho abaturage babonera amakuru menshi ajyanye no gusoma, navuga nko mu itangazamakuru, ibiganiro byiyongere nk'ibi ngibi, ndetse n'ubundi bukangurambaga butandukanye burushaho kwiyongera. Ikindi ni uko abikorera, ni uruhare rwa buri wese nk'uko twabivuze, abikorera n'imiryango itari iya leta, natwe twese buri wese biramureba cyane. Hakwiye gushorwa imari mu bikorwa remezo nk'uko babivuze, guhanga ndetse no gukomeza guterana ingabo mu bitugu, cyane cyane ku mishinga igamije guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Tubigira ibyacu rero duhere muri uku kwezi kwa 9, ariko binakomeze no mu kindi gihe cyose kizaza. Murakoze. Ndabashimiye cyane, mwakoze kwitabira ubutumire. Urakoze cyane Nizeyimana Claude mu nteko y'umuco, kandi nawe urakoze cyane Umutesi Egidie muri Soma Rwanda. Naho ubutaha reka duharanire twese guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika, atari uku kwezi konyine kwa Nzeri, ahubwo bibe umuco wacu nk'Abanyarwanda. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu Soma Andika, mugezweho n'inteko y'umuco binyuze mu ishami rya serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.